Subscribe for more videos. Rwanda Technician. Ubu noneho tugiye kureba uburyo wakora backup. Mbere na mbere kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana. Tugiye gufata amafoto yacu cyangwa ibintu dufite kuri telefoni tubishyire kuri email. Ibi bigira umumaro munini kuko iyo ufashe indi telefoni cyangwa iyo wari ufite bayikwibye nta na kimwe uhomba. Rero ugomba kuza hano ugakora kuri Google Drive. Niba utayifitemo ujya muri Google Play Store ukandikamo ngo Google Drive. Iza imeze uku nguku. Noneho ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura bahita bakwereka utu tuntu uri kubona hano: home, started, shared na files. Gusa telefone igomba kuba irimo email. Uze hano rero ukajya muri setting, urabanza ukemeza ko uzajya uploading ibintu byawe kuri wifi cyangwa se ukoresheje data. Iyo usanze kano kantu gafunguye uragafunga, noneho ugasubira inyuma. Uri kubona aha hasi hari akantu ko guteranya. Iyo ugakanzeho barakwereka utuntu twinshi. Urabona ahantu hari akantu k'agafresh kareba hejuru, upload. Ukandaho, wamara gukandaho bagahita bakujyana mu madata yawe ufite muri telefoni cyangwa se mu mafoto yawe. Urugero, ushobora gufata documents zawe, ushobora gufata amavideo, ushobora gufata audio ukazaploadinga ku buryo ubuze telefoni yawe ushobora kuzisanga ahandi hantu hose. Kaduselecting imwe, dukora handitse select. Urabona ko bari gutegura ko hagiye kujyaho ikintu kimwe, file imwe. Ushobora no kubishyiriraho byose icyarimwe. Ikindi ushobora no gucreatinga folder ukayita amafoto n'urugero igihe cyangwa se amavideo kugira ngo ujye ubikaho ibyo bintu byawe kugira ngo kubibone. Iyi ni inzira ya mbere rero nari nkweretse. Tugiye kureba method ya kabiri. Method ya kabiri, tugiye kuza hano muri galeri yacu cyangwa se ahantu haba amafoto yacu na video, dukandeho, duceho, dusevinge ifoto yacu cyangwa amafoto yacu kuri email, kuri internet, ku bubiko bwo kuri internet, ku buryo tubuze telefone yacu nabwo utagira ikibazo cyo kubura amadata yacu. Naho rero ni kuri ubigenza, ugahitamo file urashyiraho ukemeza nta kibazo rwose, ukakora handitse select. Turabona ko bigiye kujya kuri location yitwa amafoto. Account irabyakira ni uba_online_tech@gmail.com. izina ni uko nguko nyine. Ukora handitse save. Ariko ibi byose ugomba kubikora connection ifunguye cyangwa se data connection zifunguye. Ubundi buryo rero ngiye kukwereka bwa nyuma ni nabwo bwiza, ariko nuko bushobora gutinda. Aho ushobora kubika ibintu byawe byose na application, ikintu cyose kiri kuri telefone na settings zawe zose ukazibika kuri Google account. Iyo umaze kuza rero muri system ukora handitse backup, bakwereka ibintu hano byinshi. Hano hejuru handitse ngo account storage, bivuze ngo nge maze gukoresha 17% kuko Google Drive iduha gigabyte 15 z'ubuntu ushobora kubikaho ibintu byawe. Iyo ushaka gukora backup ya telefoni yose rero ukanda handitse ngo backup now, bika ibintu byawe nonaha. Dore ibintu rero ukorera backup harimo ama application, hakabamo amafoto n'amavideo, hakabamo SMS and MMS message, akazamo call history na device settings. Noneho uri kubona hano handitse ngo backup using mobile data, ugatikingaho ugakandaho ukagafungura. Noneho tugiye kureba uburyo wa downloadinga ifoto ukoresheje indi telefoni mu gihe bakwibye ya mbere. Iyo umaze kujya rero hahandi muri Google Drive ugashyiramo ya email yawe wari usanzwe ukoresha, uri tubona ya mafoto yawe usanzwe ufite, ugakandaho imwe. Yukoze ku turongo tuba hano hejuru dutatu,
ushobora guhita ubona ahantu handitse ngo download, ugakora download igihe data zifunguye. Ukoze download, amadokima yawe ushobora kuyabika kuri telefoni yindi nshyashya waguze. Kwibutsa ngo kora subscribe niba ubona ari nziza bitubwire muri comment, niba ubona ari mbi nabwo bitubwire tumenye ngo ni ibihe tugomba gukosora kugira ngo ubutaha tuzakuzanire ibirenzeho kuri ibi ngibi. Subscribe our YouTube channel Rwanda Tech.